Reka tubasuhuze abakunzi b'umuziki nyarwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 2 Nzeri 2021. Ntabwo bazibagirwa iki gitondo kuko babyukiye ku nkuru y'incamugongo ibika urupfu rw'umuhanzi Jay Polly, umuhanzi wabiciye bigacika kuva yatangira gutigisa umuziki w'u Rwanda ahagana muri za 2008. Uyu muraperi rero usanzwe yitwa Tuyishime Joshua mu kazina ko kuri stage yarazwe nka Jay Polly, yaguye mu bitaro bya Muhima aho yagejejwe avanywe muri gereza ya Mageragere ku mugoroba wo kuwa gatatu ku itariki ya 2 Nzeri akihutanwa kwa muganga, ariko ntabashe kubona undi munsi ukeye, no kuvuga yahise yitaba Imana. Abantu batandukanye bashenguwe n'urupfu rw'uyu muhanzi, by'umwihariko abahanzi nyarwanda bakaba nabo batasigaye inyuma. Agahinda gakomeye basigiwe na Jay Polly niko tugiye kwitsaho, ariko noneho turitsa cyane ku muhanzi umaze kumenyekana no mu Rwanda, utabimazemo igihe kinini ariko umaze kubaka ibigwi. Uwo ngo na wundi ni Clarisse Karasira. Clarisse Karasira biramurenze avuga amagambo akomeye cyane kuri uyu mugabo Jay Polly, umugabo warukiri igikwerere, dore yuko yari afite imyaka 33, n'umwe mu bahanzi bahinduye isura y'umuziki nyarwanda koko kuva yatangira kuwinjiramo, aho abifashijwemo n'itsinda rya Tuff Gangs yabarizwagamo, ari umwe mu batumye injyana ya hip hop igwiza igikundiro mu mitima y'abanyarwanda, ndetse ikaza kuba ikunzwe ndetse n'abandi bose bakagenda bayiyoboka bakagenda bayikora. Jay Polly rero buriya hari ibintu byinshi afite nk'amateka yubatse, igikundiro n'abandi bahanzi ndetse n'umubano mwiza yarafitanye nawo, aricyo kintu cyakomeje gushengura abahanzi benshi mu Rwanda, ariko by'umwihariko bigeze kuri Clarisse Karasira twavuga yuko agahinda n'umubabaro yatewe n'urupfu rwa Jay Polly kamushenguye, kakamugiraho kagasya katanzitse. N'umugabo rero w'imyaka 33 nk'uko tubivuze, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Yize amashuri mu kigo cya Kinunga, mu gihe yisumbuye yize mu ishuri rya ESK riherereye mu karere ka Kicukiro, aho yize ibijyanye n'ubukorikori, ndetse akaba yarasanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Buriya Jay Polly yari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Tugaruke rero ku gahinda ka Clarisse Karasira. Mbere yuko tujya ku bindi, reka tubanze duhere ku rukuta rwa Twitter cyangwa kuri account ya Twitter, aho Clarisse Karasira yashyizeho ifoto ya Jay Polly aseka, arangije ati waraje utanga ikikurimo, impano ya Imana yaguhaye ntabwo wayimye isi, ruhuka muhanzi mwiza. Ashyiraho umutima umenetse, umutima ushenguwe no kuba uyu muhanzi yitabye Imana. Reka tugere ko noneho cyane ku butumwa Clarisse Karasira yacishije kuri Instagram, ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa buteye ikiniga, ubutumwa buteye agahinda bw'uburyo uyu muhanzi yamenyanye na Clarisse Karasira. Clarisse Karasira yatangiye ati farewell soldier, cyangwa gusezeyeho musirikare, ati isomo nigiye kuri Jay Polly. Niko ubutumwa yabwise Clarisse Karasira, n'ubutumwa yise isomo nigiye kuri Jay Polly. Turabusoma. Yatangiye ati ngiye kimwe n'urungano rwanjye rwinshi, nabyirutse nkunda ubuhanzi ndetse n'imyandikire ya Jay Polly, kuko imyandikire ye nayigiragamo byinshi. Nagize umuhigo wo kuzahura nawe nkamubwira ko mfa n'inganzo ye. Mu mezi ashize mbere y'uko afungwa, twahuriye kuri stade Amahoro. Ntamubonye neza, maze mbona mbere aza nsanga yihuta yishimye cyane aseka. Numvishe nishimye ko ngiye kumubwira uburyo inganzo ye ari nziza, arantanga, arampobera, arambwira ati sha
uzi ko ndi umufana wawe mani, ubirimo neza. Ndamushimira cyane, ndamubwira ni njyewe mufana wawe rwose, ahubwo ubumbuze n'icyo nkubwira. Twarasekanyeho gato, andeba mu kiganza nambaye impeta, arambwira ati ahubwo congratulations, nabonye warambitswe impeta wana. Dusezeranaho ngenda nishimye. Namwigiyeho guca bugufi icyo gihe no kutiremereza, nzabizirikana cyane. RIP King Jay Polly cyangwa ruhukira mu mahoro umwami Jay Polly, warakoze ku mirongo myiza watwandikiye. Hip hop na muzika muri rusange ibuza impano. Ubutumwa bwa Clarisse Karasira yanditse ku muhanzi Jay Polly. Clarisse Karasira se wenyine wanditse ubu butumwa cyangwa wagaragaje agahinda n'akababaro yatewe n'urupfu rwa Jay Polly, kuko n'abandi bahanzi batandukanye uru rupfu rwa Jay Polly rwabashegeshe, ndetse bibonera no mu buryo bagiye bandika. Reka duhere nko ku munyamakuru uzwi cyane Ally Soudy, yifashishije ifoto aherutse gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram ari hagati ya Jay Polly na Bulldog. Yagize ati kumbe DC nari ndimo kugusezera muvandi. Umuhanzikazi rero mu ndirimbo zo guhimbaza Imana Aline Gahongayire nawe yifashishije amagambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cya Zaburi ya 90:12 agira ati utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima yacu y'ubwenge. Umuhanzi Israel Mbonyi nawe mukunda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ati rest well Jay Polly, tiruhuka neza Jay Polly. N'abandi bantu batandukanye. Platini ati it can't be true, no, ati bibari ikinyoma, ati no, ntabwo bishoboka. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza uburyo bashinguwe n'urupfu rw'uyu muhanzi Jay Polly, ndetse ugasanga mu bantu batandukanye cyane abahanzi bagaragaza uburyo uyu mugabo bamukundaga cyane kandi bizihirwaga n'inganzo ye. Mu bandi bahanzi batandukanye barimo ba The Ben, Meddy n'abandi bose bagaragaje yuko mu by'ukuri kubara umuntu nka Jay Polly mu muziki nyarwanda ari igihombo gikomeye kibayeho, ndetse ari ibintu bidasanzwe. Clarisse Karasira rero nawe tumugarutseho amaze kwandika ariya magambo, abantu bakomeje bavuga bati yaduhaye byose yari afite, yahaye abanyarwanda benshi ibyishimo, ruhukira mu mahoro y'Imana muhanzi mwiza, urakoze cyane nawe nganje ibyiza, ubutumwa n'inama zawe byubaka benshi, umugisha utangwa na nyiri biremwa uguhoreho. Bati Imana ikwakire mu bajeje musaza, tubuze umuhanuzi kabisa, abahanzi bagenzi bawe bagusezereho mu ndirimbo. Bandi bati Musa ugiye tukigukeneye, ariko nta kundi Imana ikwakire mu bayo. Ni benshi bakomeje kugenda bagaragaza uburyo bashenguwe n'urupfu rw'uyu muhanzi Jay Polly. Twishime Joshua witabye Imana kuri uyu wa kane azize uburwayi nk'uko inzego zitandukanye zakomeje kugenda zibivuga. Amakuru rero ahari nk'uko RCS yabitangaje, akavuga yuko Jay Polly hamwe n'abandi bagororwa babiri bavangavanze alukoro ikoreshwa mu kogosha abandi bagororwa ndetse n'imfungwa, bakayivanga n'amazi ashyushye, hanyuma bakongera bakayivanga n'isukari. Ibintu ngo byaje gutuma uyu muhanzi arwara, araremba, abanza kuvurirwa muri gereza ya Mageragere mu ivuriro rihari, asa n'uworohewe asubira muri gereza nyine aho yari afungiwe. Hanyuma bigeze nimugoroba mu masaa 8 araremba cyane. Abandi bagororwa barajya kubitangaza ku buyobozi bwa gereza yuko yarembye ameze nabi, bamuvanayo bamujyana ku bitaro bya Muhima. Akaba rero yaragezeyo nk'uko
abaganga ku bitaro bya Muhima bitangaza, Jay Polly akaba yarageze ku bitaro bya Muhima arimo gusamba. Ntabwo yagezeyo ngo banamwakire, ahubwo bamugejejeyo asamba. Mu by'ukuri urumva ko yari yamaze gupfa, cyangwa yari yasigaye akuka gake cyane agahita apfa. Ngibyo rero ibya Jay Polly, Imana ikomeze kumwakira mu bayo.